Gospel TV nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, kandi turimo turatangira umwaka buri wese mwifuriza ni umwaka mushya muhire wa 2025 kubera umwaka umugisha. Rero nkuko bisanzwe tugiye gukomeza ikiganiro cyacu kivuga butumwa ku jambo rivuga ngo biracyashoboka. Iryo jambo nshaka kubwira abarimo banyumva guhera uyu munsi wa none, ndabasiza mu ibyiringiro ngo biracyashoboka. Reka rero dusenge Imana kugira ngo dushobore gukomeza tuganira ijambo ry'Imana. Mana nziza nyiri icyubahiro, niwe Mana y'amahoro, niwe Mana yo kwiringirwa, niwe Mana ibasha gukora cyane biruta ibyo twibwe byo dusaba, niwe Mana twiringira ntidukorwe n'isoni, niwe Mana wavuze ngo ukunda abagukunda kandi abagushaka n'umwete barakubona. Mwami wanje nyiringabo, ndasenga kuri iyi saha kugira ngo buri wese unkurikiranya aka kanya yakira ubuzima buvuye ahera hawe, buri wese unkurikiranya aka kanya abona imbaraga zizura mu buzima bwe, buri wese unkurikiranya aka kanya yari yihebye. Uwiteka nyiringabo Imana, kuko ijambo ryawe rimbwira muri Yesaya ngo nimuhumurize abantu banje, mubahumurize kandi mubabwire ibyurutse umutima. Nyemerera Mwami wanje muri iki gitondo ukuboko kwawe kwiza kugaragare, imbaraga zawe zikora ibitangaza n'ibimenyetso zigaragare mu izina rya Yesu Kristo. Mwamutabara intore zawe, uhumurize imitima yabo mu izina rya Yesu Kristo. Abatangiye umwaka Mwami bumva badafite ibyiringiro, Mwami wanje nyiringabo, reka wone ibyiringiro bivuye kuri wowe, reka wone amahoro avuye kuri wowe, reka wone ijambo rivuye kuri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Abarimo bankurikiye barwaye, Mana nyiringabo Imana, ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo. Wowe uri mu nkurikira aka kanya, reka imbaraga z'Imana zikiza zifate ku buzima bwawe, zifate ku buzima bwawe, zifate ku bugingo bwawe. Iyo ndwara ntabwo ari yo kukwica, ahubwo niyo guhimbaza Uwiteka kuba Imana. Mu izina rya Yesu uwo mugongo wawe ukire, umutwe wawe ukire mu izina rya Yesu Kristo, mu nda yawe hakire mu izina rya Yesu Kristo. Mwami w'abamenyi n'ingabo, reka ihumure ryawe ribe ku bana bawe, kandi kuba bumvira ijambo Mwami babone gutabarwa kuvuye ahera hawe mu izina rya Yesu Kristo. No byose mbyizera, amen. Niba unkurikiye aka kanya ndavuga ngo amina. Rero turakomeje ikiganiro kivuga ngo biracyashoboka. Ndakubwira ngo usubizamwe imbaraga. We ni wizerera ijambo ntabwo ugumuko waruri. We ni wizerera ijambo Imana hari ikije gukora ku buzima bwawe. Wowe ni wizerera ijambo, hari izindi mbaraga z'Ubumana zigiye kongera kugaragara mu buzima bwawe. Birashoboka ko uyu munsi wari wacitse intege, wari wavuze ngo ndabigirane ndabigenza nte, ariko nje kukubwira Imana itagiye urukugenza, nje kukubwira Imana igishinzo zitari, byo kubwira Imana ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twibyo dusaba mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Ijambo ry'Imana dutangiranye naryo tugiye gusoma ijambo riri muri Yeremiya igice cya mbere umurongo waho. Reka ntangirane n'umurongo wa mbere. Ahangaya amagambo yabwirwaga umugaragu w'Imana Yeremiya mwene Hilukiya wo mu batambyi bahoze muri Anoti mu gihugu cya Benyamini. Yesu ashimwe. Aya magambo yabwirwaga Yeremiya, ariko umunsi niwe ndimo kuyabwira kuko ndizera nashidikanye yuko Imana yagendanaga na Yeremiya. Niyo Mana nawe nkubwira, niyo Mana ije kugira ikikora mu izina rya Yesu Kristo. Reka mumve amagambo yabwiwe ijambo ry'Uwiteka ku ngoma ya Yosiya mwene Amoni umwami w'Ubuyuda mu mwaka wa 15 wo ku ngoma ye. Umurongo wa 3, ryaje kandi ku ngoma ye ya Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda kugeza mu iherezo ry'umwaka wa 11 wo ku ngoma ya Sedekiya mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda, igihe Yerusalemu bajyanywe ari imbohe. Haleluya. Mu kwezi kwa 5 umurongo wa 4, nuko ijambo ry'Uwiteka rya Uwiteka amagambo abiri gusa, wa 4 wa 5. Nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka ngushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira
amahanga. Haleluya. Aya magambo yabwirwaga Yeremiya, ayo niyo magambo cyo kukubwira kuri isaha. Bibiliya iratubwiye neza umurongo wa 5, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nakumenye narakurema mu nda ya nyoko. Haleluya. Ndagira ngo ubwire ngo icyo Imana yavuze ku muntu gituma buri wese mu gihe icyo ari cyo cyose, icyo uko waba umeze kose, ibidashoboka birashoboka. Yesu nashimwe. Haleluya. Rero Imana yavuze kuri Yeremiya, irangije iramubwira, yatangira ivuga ibisekuruza bye, itangira ivuga gakondo ye, itangira ivuga uburyo yabayeho mu buzima bwe. Ariko uyu murongo wa 5 urangije uvuga ngo Yeremiya nakumenye utaraba n'urusoro mu nda mama wawe, nakumenye narakurema. Bibiliya ivuga ngo Imana ituzi tutarabaho, Imana ikuzi utaraba Yohana, Imana ikuzi utaraba Paulo, Imana ikuzi utaraba Mariya, Imana ikuzi utaraba ishyiraho izina ryawe, Imana ikuzi utaraba uwo nguwo bazi mwene runaka. Imana yo mu ijuru yari ikuzi nk'uko yabibwiye Yeremiya. Uyu munsi ndavugana nawe nkubwira ngo nshuti yanjye, iyo Mana yakumenye itarakurema uyu munsi irakuzi. Ntabwo Imana ijya yibagirwa. Abantu bakwibagirwa, ariko Imana ntishobora kukwibagirwa. Rero ndagira ngo umutima wawe uyu munsi ndavuga ikintu kimwe cyangwa ibintu bibiri gusa. Icya mbere, icyo Imana yakuvuzeho, Imana icyo yakuvuzeho, icyo ngicyo kiyagigushiriraho inzira. Imana yari yavuze Yeremiya ko azaba umuhanuzi. Ndagira ngo ubwire inshuti yanjye, wowe urimo kunyumva, nagira ngo mu masengesho yawe muri uyu mwaka 2025 ndetse igihe urimo kunyumva wumvira ijambo, nagira ngo ubwire ngo menya ngo Imana yo mu ijuru, Imana izi ibyo yibwira kukugirira. Ntabwo ari ahubwo ni byiza, nk'uko yabwiye umugaragu wayo Yeremiya. Iramuha ngo Yeremiya ibyucamo byose, Yeremiya uko bakuzi kose, Yeremiya uko bakuvuga kose, Yeremiya nubwo waba uri mu nzu y'imbohe, ariko narakumenye, ariko ndakuzi. Ndavugana n'umuntu uyu munsi, nawe uri mu gahinda, nawe uri mu marira, nawe uri mu bibazo, nawe uri mu ntambara, nawe uri mu vango byagenda gute. Nagira ngo ubwire inshuti yanjye, iyi saha, iki gitondo nguhumuriza, ngo Imana irakuzi, Imana irakuzi, kandi izi ibyo yibwira kukugirira ni byiza, ntabwo ari bibi. Inshuti yanjye unkurikiranye, ntaho Imana itakura umuntu wayo yaremye, ntaho Imana itakuvana. Wowe garuka gusa, ongera ugarukira Imana, ongera wegera Imana, ongera usanga Imana, ongera uhagarare n'Imana. Reka wongera ugaruke muri wa mwanya wawe wahozemo, muri bya bihe wahozemo, wongera ushaka Imana, kuko biravuga ngo abayishakana umwete barayibona. Iyongeremo imbaraga, wegera ijambo ry'Imana, ijambo riraguhindura kandi rirakora ibikomeye ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Hari umugabo umwe Bibiliya itubwira uri muri Samweli wa 2, ibice byaho ngire ngo ni 9. Samweli wa 2 niryo ndashaka dusome iryo jambo. Iryo rya mbere ndatekereza yuko wamaze kuryumva kandi wamaze kuryakira. Mubwira ngo Uwiteka Umwami Imana arakuzi kandi azi ibyo yibwira kukugirira ni byiza. Yesu nashimwe. Muri Samweli wa 2 ibice byaho 9 havuga inkuru y'umugabo bita Mefiboshete. Mefiboshete Bibiliya tubwira ngo yari umwana wande, yari umwana wa Yonatani, kandi uwo Yonatani akaba yari umuhungu wande, akaba yari umuhungu wa Sawuli. Bibiliya tubwira neza uyu Mefiboshete niwe wasigaye mu muryango wo kwa Sawuli igihe Dawudi yimaga ingoma. Bibiliya avuga ngo yugiye mu gice cya mbere ngo umugaragu ngo yaramufashe aramuhungana, ngo arangije aramunyishuka yikubita hasi. Nubwo yaraguye hasi ngo akomeza kumutwara, akomeza kumuhungana. Bibiliya tugeze mu gice cya 9 ngo maze bukeye, haleluya, umurongo wa mbere ngo maze bukeye Dawidi arabaza ati, mbese hari umuntu wasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugire neza ku bwa Yonatani? Bivuze ngo iyo dusubiye inyuma, umugabo bita Dawidi, Yonatani yari umuhungu wa Sawuli. Sawuli yashakaga guhiga, yashaka kwica
Dawudi igihe cyose, ariko Yonatani akamubera igitambo, Yonatani akamuburira. Ndashaka kuvugana nawe, ibigo bishaka kukwica ni byinshi, ariko Imana uyu munsi igushireho Yonatani, igushireho Yonatani wo kukurinda ibishaka kukwica mu izina rya Yesu Kristo. Dawudi nawe Sawuli yashaka kumwica, ariko Yonatani akamwitambika, Yonatani agahaguruka agahagarara akamuburanira akamurwanirira. Bibiliya tubwira neza ngo muri ibyo bihe akomeza kugenda murwanirira, akomeza kugenda murengera. Ariko Dawudi yicaye, Mwuka w'Imana aramusanga, aravuga ngo nta numwe waba warasigaye wo kwa Sawuli nkamugirira neza. Nshuti yanjye, hari ineza tuyatubona kubera aho twavukiye, kubera aho twakuriye. Mu Banyarwanda baravuga ngo gira neza wigendere. Ineza y'umuntu ngo imutera gukundwa, niko mu migani yavuga. Ineza yawe, ineza y'umuntu imutera gukundwa. Na Yonatani ineza ye yazimanganyije isiba amacumu Sawuli yateraga Dawudi buri munsi, ngo maze aricara aravuga ngo ntawe usigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugire neza ku bwa Yonatani. Ariko reka ngure umurongo wa kabiri ngo kandi mu nzu ya Sawuli hari umugaragu we witwaga Siba, baramuhamagara ngo yitabe Dawudi. Umwami aramubaza ati mbese ni wowe Siba? Nawe ati ni njyewe umugaragu wawe. Haleluya. Bavuza makuru, bavuga makuru yo kwa Sawuli. Bibiliya tubwiye neza ngo muri ako kanya no muri ibyo bihe kwa Dawidi hari umugaragu atarazwi na gatoya, nta n'umuntu n'umwe wari umuzi. Ariko biravuga ngo umwami arabaza ni wowe Siba? Ni wowe Siba njya numva, ni wowe Siba njya numva bavuga, ni wowe Siba njya numva bavuga kwa Sawuli, none ubiwanje. Haleluya. Ndegera mubwire ngo Siba yavuye, reka mubwire icyo uzaba cyo ugendana nacyo. Sinzi niba wari umuhamagaro wa Siba, ariko Siba mwibuke yabaga kwande kwa Sawuli. Imana irongera muzana imutwara kwande kwa Dawidi. Rero nawe hari ibyo unyuramo, hari ibihugu ubona, hari uburyo ubayeho, ariko rimwe na rimwe bigaruka kubera yuko hari Imana yavuze ku buzima bwe. Uyu Siba nawe ntabwo yarazwe, ariko Imana yibuka neza ya Yonatani. Siba nawe umwami aramumenya. Ni Yesu ndashimwe. Umurongo ukurikiye abango, umurongo wa gatatu, umwami aramubaza ati harya ntawe ukiriho wo mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana? Siba asubiza umwami ati haracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge. Reka bujye kuri ijambo umugaye ibirenge. Mu by'ukuri ntabwo yaramubajije uko amerewe, we yari yateguye kugirira neza umwana ukomoka kwa Yonatani kubw'ineza. Abantu benshi tubayeho kubw'ababyeyi bacu icyo byiza bakoze, abandi bariho nabi kubw'ababyeyi babibi bakoze. Ariko Imana igufashe, Imana igushyikira. Ariko nkunda Yesu we. Haleluya. Rabakasekeri mandere. Imana yacu yo ishobora kutita kuri kavukire yawe, ishobora no kwita kuri kavukire yawe. Haleluya. Ni ryari Imana igitita kuri kavukire yawe? Iyo wamaze kwakira Yesu akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Birabangu byakira birangiye, utangiye urugendo rushyashya. Ubwo nkire nawe ngo ndajya muvugane nawe, niba utarakizwa ndajya mubwire nshuti yanjye bazufata umwanzuro wo gukizwa, kuko iyo wamaze gukizwa ngo ibyakera birarangira, Imana ikakugira gute? Ikagushyiraho inzira y'ibishyashya. Bibiliya tubwira ngo Dawudi arabaza haracyariho, hari ukiriho, ariko atajya ngo amugaye ibirenge. Reka nkubwire nshuti yanjye uko umeze kose, kuko yamubwiye ngo amugaye ibirenge ntibyatumye icyo umwami yashakaga atagisohoza. Ntabwo yigeze anabyitaho. Haleluya. Hari amagambo ajya guca intege, hari abavuga biguca intege, hari abakugambana hirya no hino, hari abavuga uko utari n'uko waba uri, ariko ntabwo bikuraho
umugambi w'Imana, ntago bikuraho icyo Imana yagize gute yakuvuzeho. Nshuti yanjye uraca mu bikomeye, nshuti yanjye nawe uramugaye, nshuti yanjye nawe urarwaye, nshuti yanjye nawe ubaye mu buzima, ariko yagiye ngubwire ngo humura, Imana yacu irahari, iracyakora ibikomeye. Murongo wa 4 ngo umwami aramusubiza ati abahehe. Si basubiza umwami ati aba mu rugo rwa Makiri mwene Meyeri Lodebari. Haleluya. Yarari mu rugo rwa Makiri kwa mwene Meyeri Lodebari. Reka ngaruke kwa Makiri. Kwa Makiri naho n'ubuzima ni imibereho abantu babayemo bari ahantu. Ntekereza ko kwa Makiri mu Rwanda ntahari, kuko mu Rwanda igihugu cyacu kiri develope, igihugu cyacu cyateye imbere. Navuga nka kera bavango ni wabo wabate bakaho ku Gikongoro cyangwa ahari, ariko ubu ngubu niho wabo wabakire, niho wabo abantu bakomeye. Nshuti yanjye nayo ngubwire dushima Imana ko dufite igihugu cyiza, igihugu gifite umugisha. Haleluya. Kuko nta kwa Makiri hakibaho. Yesu ashimwe. Ariko bigaragara ko ari ahantu habi, yari ahantu hadasuzuguritse, yari ahantu hatazwi, yari ahantu hadafite agaciro. Barabanga ari kwa Makiri none ngo Lodebari. Haleluya. Bibango n'umuryango wari ahantu hasuzuguritse, nawo usuzuguritse, mu kumusozi nawo usuzuguritse. Wowe ndimo kuvugana nawe uranyumva aho uri hose, reka ngubwire aho waba utuye, aho waba waravukiye, ntibikura umugambi w'Imana, ntibikura icyo Imana avuze ku buzima bwawe. Haleluya. Ngo ari kwa Makiri Lodebari. Lodebari ni ahantu hari hasuzuguritse, ni ahantu hari ubuzima bubi, ni ahantu hari mu buzima ahasa n'uho watawe. Reka ngubwire nshuti yanjye aho waba uri hose, uyu munsi ndavugana nawe, nshaka gusengana nawe. Ngo aho waba uri hose ukumvira ijambo, ndashaka gusengana nawe. Hari icyo Imana yakora ku buzima bwawe. Ndibuka mu mwaka umwongiruka mu mwaka ushize, hari umwana umwe, yari umwana yarakwije amezi, yarakwije imyaka 9. Iyo myaka 9 n'ubwo nshaka kugwa urimo kunyumva, ndetse n'uwo mwana arumva ijambo aragiza kwimenya. Haleluya. Imyaka 9 yari amaze, uwo mwana yavutse. Kurya kwe yaratari yahaga na rimwe. Birashoboka nawe urimo kunyumva yararyaga ariko ntashobore guhaga. Icya kabiri, nubwo yaryaga cyane ntiyashoboraga kujya gukora ibyoroshye, cyangwa se ngo asore ntiyashobora kugenda ngo ajye muri toilette. Ariko igihe kiza kugera muri iyo myaka 9, inda yagendaga izamuka. Abaganga bose barekareba mu nda bagasanga ni muzima, bagasanga nta kibazo afite. Bamuvana ku masantere de sante, kuko bamaga utunini gusa tumworohereza rimwe ngo mu byumweru 2 akaba aribwo ajya kuri toilette. Muri ubwo buzima ababyeyi be ntabwo bafite icyo bagikora, kubera bitaga kuri uwo mwana. Arangije agera ku bitaro, ndetse abazi ibitaro by'Abashinwa biherereye muri Masaka baza kumugezayo, barasuzuma. Abashinwa bazobatuye umwana ko nta kibazo afite. Aramubwira bati ntabwo ajya kuri toilette keretse aho nyoye umuti, kandi ntabwo ararya ngo haje. Birarangira aho ngabo baramubwira bati ngo ntitwabishobora, bati tumwohereze Kanombe. Kanombe naho bati naho turabona indwara ye ntayafite, ariko aravanga amahirwe nuko twakohereza Faisal. Aho ngaho ari Kanombe, aho ngaho Kanombe nibwo bamubwiye batariko hari umukozi w'Imana wamusengera. Uyu mwana ashobora ko ari imyuka mibi, umuntu utajyuhaga. Bavuga ngo afite nibarurura runini, bavuga ngo afite amara maremare, bavuga ibintu byinshi, nawe bashobora kuvuga ibintu byinshi. Ariko nshuti yanjye ndagiye ngo biracyashoboka. Muri iyo myaka 9 yarazungurutse, bamubwira ngo mu myaka 3 azakira, mu myaka 6 azakira, natangiye ishuri azakira, mu myaka 9 azakira. Noneho yarageze bamuheza muri Faisal. Ndibuka ko na transfer ye yari ihari. Haleluya. Ahubwo umujyi arimo kurira avuga noneho amafaranga yo muri Faisal ndayagirane. Baramwe batujyana mitiweli, ubwo leta ikohereje bazagufasha. Nshuti ndagira mvugane nawe ngo biracyashoboka. Nyuma
y'iyo myaka 9, nyuma y'icyo gihe cy'imyaka 9, reka mubwire inkuru nziza. Baramubwiye bati uzagenda ujye kureba Pastor John, ni umugabo w'Imana. Nanjye reka ntake kwivuga, ariko natwe turi abagabo b'Imana kandi nawe uri umudamu w'Imana. Ariko icyo nzi neza, hari Yesu twizera agakora imirimo n'ibitangaza. Twahuye mu mwanya mutoya, nta n'isaha twamaranye. Bambwira ubuhamya, ndabwira mu buhamya bwanyu, ubuhamya bujya gufasha nshuti yanjye. Numva ubuhamya, agahinda kamfata, numva ngize numva umutima wanjye ugize agahinda. Ndeba uwo mumama, ndeba uburyo abayeho, ndeba uburyo yasafarinze, ndeba uwo mwana mwiza, uwo mwana w'u Rwanda. Ndavuga ngo data, gira icyo ukora uyu munsi, ugaragare kuri Imana. Haleluya, haleluya. Turagiye turasenga. Tumaze gusenga, ndibuka mfata amavuta ndamwano yitinga. Reka mbabwire bene data, hari ibikuriho, hari ibyo wavukanye, hari ibyo ubana nabyo, ariko ukeneye amavuta yo kugira ngo ahindure ubuzima bwawe. Ukeneye amavuta yo kugira ngo asenye imigambi yose y'umwayi Satani. Nagira ngo ubwire ngo guhera uwo munsi wa none, tumaze gusenga Imana, numvise umwuka mbwira ngo arakize, birarangiye. Bibiliya tubwira neza ngo mwizere, mbwira ababyeyi be mwizere. Haleluya. Nagira ngo ubwire nshuti yanjye, ntago byabaye igihe kirekire. Narambwe ngo buri mugoroba nzajya ajya kuryama, ajya amagara, barabimenyera. Ari we ngo byafashe icyumweru kimwe kuva kimara gusohoka. Yatangiye guhera uwo munsi wa none, atangira kurya, umwana ararya arahaga, atangira kujya kuri toilette nk'uko bisanzwe, batagombye kumuhongera ngo jya urya amapapayi, ngo jya urya imbuto, muzirye ni nziza. Ariko abadayimoni bari muri wowe, nubwo warya imbuto zingana iki, nubwo warya imboga zingana iki, haleluya, ntacyo byagufasha. Uyu munsi wa none umwana yagiye mu ishuri, ngira ngo arimo ariga umwaka wa 3, kandi ubwo yari yaraheze mu mwaka wa 2, yarananiwe kugira gute, yarananiwe kuvamo. Uyu munsi umwana ni muzima, uyu munsi umwana arashima Imana. Reka mubwire icyo umwana akora. Uyu munsi yahuye n'umuntu wese urwaye, aramubwira ngo sanga Pastor John agusengere. Nanjye nari ndwaye, nanjye nari imeze nabi, kuko yamenye ubuzima arwaye. Ariko muri ako kanya Imana ikiza uyu mwana ni muzima. Uyu mwana mwita Richard, ntabwo ari kure. Nunashaka nimero z'ababyeyi be naziguha. Imana iramukiza. Iyo Mana nanjye ndavugana nawe ngo iyo Mana yagukiza nawe. Iyo Mana niyo Mefiboshete yanyuze muri Dawidi, yibuka ineza. Reka mubwire nshuti yanjye, ineza y'ababyeyi bawe, ineza mu muryango wawe, ineza yawe ukora yazashyiriraho inzira abana bawe, yazashyiraho inzira ababyeyi, inshuti zawe, yashyiraho inzira abagukomokaho. Uwo mwana uyu munsi ni muzima. Uwo mwana ashimira Imana, kandi ndashima yuko Imana yabikoze ikabikora neza. Uyu munsi abantu barimo barakizwa kubera uwo mwana, kuko yaje ari umupagani ataramenya Imana, tugasenga akamenya Imana. Noneho icyaje kuntangaza nuko uwo mwana avukiye mu rusengero, uwo mwana babye ba mu rusengero, ariko igihe cy'Imana. Haleluya. Rimakaseke. Imana iguze n'umuntu wakurambika w'ikiganza, Imana iguze n'umuntu wakubwira ijambo, Imana iguze n'umuntu Imana yasize kugira ngo nawe usigwe imbaraga z'umwayi Satani zari ziri ku buzima bwawe, zishobore kukurekura. Haleluya. Imana yibuka Mefiboshete ava Lodebari. Murongo ukurikiye nawe ngiye gusorezaho, nzakomerezaho ubutaha n'ukurikira inyigisho ubutaha. Ngo maze umwami aramutumira, amukura mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli Lodebari. Nuko Mefiboshete mwene Yonatani mwene Sawuli yitaba Dawidi. Ageze imbere ye agwa yubamye, aramuramya. Maze Dawidi aravuga ati, Mefiboshete. Aritaba ati, karame, umugaragu wawe ndi hano. Murongo nsorezaho ni umurongo wa 7. Dawidi aramubwira ati, humura, kuko ntazabura kukugirira neza ku bwa so Yonatani, kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuru Sawuli, kandi uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose. Nuko aramuramya aravuga ati, umugaragu wawe ndiki kunyitaho,
kandi ndi intumbi y'imbwa. Tekereza umuntu wari ugeze kuba nawe akiyita ati ndi iki ko ngewe ndi intumbi y'imbwa. Wowe uracyari umwana w'umuntu, uracyari umwana w'umunyarwanda, uracyanyumva, urashobora kumva ururimi ndimo mbwirizamo. Rero ngo haracyari Imana yakugirira neza, haracyari Imana yagutabara. Imana yatabaye Mefiboshete, nawe iyo niyo Mana ndimo kukubwira, nawe iyo Mana niyo mvuga, iyo niyo Mana yakugirira neza, iyo niyo Mana yagukiza, iyo niyo Mana yakwigishiriza abana, iyo niyo Mana yakwigisha, iyo niyo Mana yaguha urubyaro, iyo niyo Mana yaguha abana b'abahungu n'abakobwa, iyo niyo Mana yaguha umugabo, iyo niyo Mana yaguha umugore, iyo niyo Mana ititaye ku myaka umaze utarashaka, iyo niyo Mana yakwita yakugira neza mu myaka umaze ukiri mu bukode, iyo niyo Mana yakongera ikakubaka kandi ugakomera. Uyaravuga ngo ngewe ko ndi intumbi y'imbwa. Ariko Bibiliya tubwira ngo umwami aramuhamagara. Nawe hari umwami urimo kuguhamagara kukugira neza, hari umwami urimo kuguhamagara kugira kwiteho, hari umwami urimo kuguhamagara kugira ngo agire icyo akora ku buzima bwawe. Ndashaka gusengana nawe, ndashaka gusengana nawe, ndashaka gusengana nawe. Wowe nkurikiye muri aka kanya, wowe uzi umuntu ukeneye gusengerwa, wowe uzi umuntu ukeneye ubutabazi, wowe uzi umuntu ukeneye Imana, ndagiye mubwire ngo mpamagara kuri telefone yanjye 0778430085. Isaha yose umpamagariye nzakwitaba kandi Imana izakugira neza. Sengane nawe, Imana ikugire neza, Imana ikwiteho. Reka dusenge. Uhamagara kuri iyo nimero, uburetse kumamagara ubu ngubu, ariko umpamagare nitusoza ikiganiro. Numara kumva ikiganiro umpamagare, Imana iraza kukwitaho, Imana iraza gukora ibikomeye mu izina rya Yesu. Iyo Mana yakoreye Rishari, nawe yakugirira neza. Iyo Mana yakoreye Mefiboshete, nawe yakugirira neza. Tuzakomereza ahangaha mu izina rya Yesu Kristo. Nawe ubutumwa numara kubwumva, bwohereze mugenzi wawe nawe afashwe nkuko nawe hari kigufashije. Mana ndagushimiye, ndagushimiye ko nkurikiye muri aka kanya. Hari imbaraga zawe zigiye gukora imirimo n'ibitangaza. Mbonye ukiza indwara zitandukanye, nabonye ukineza Rishari. Uyu munsi n'umwana mwiza arashima Imana, ariga ari mu ishuri ryariga kandi aratsinda neza. Uyu munsi we n'ababyeyi be baragushima. Nanjye ndasengera urimo kunyumva, nawe muri aka kanya mwami umukize uwo mutwaro, umukize iyo ndwara mu izina rya Yesu. Buri imbaraga mbizo z'umwana, buri dayimoni ifashe ku buzima bwe, buri dayimoni ifashe mu buzima bwe, wowe urimo guhurikiye aka kanya, ndagira ngo ufataho babara ngusengere. Imana yo mu ijuru iragukiza aka kanya. Hari imbaraga zikiza, hari imbaraga zibohora ubuzima bwawe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Dirukana umwuka w'amagini, dirukana umwuka w'abadayimoni, dirukana umwuka w'abarozi, dirukana umwuka w'abacwezi, dirukana umwuka w'abacwezi ku buzima bwawe, dirukana umwuka w'abarangi ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zakubaza zikabata ubuzima bwawe aka kanya zikurekure, aka kanya zikurekure, aka kanya zikurekure mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Akira gukira, akira gukira, akira gukira, akira gukira. Guhera umunsi wa none uzatanga ubuhamya ko hari ikimana ikoze ku buzima bwawe. Urakoze Yesu, akumbera umugisha. Warungurikiye muri aka kanya, turi kumwe kandi ndagukunda cyane. Mwari kumwe na Pastor John Karimbanyi, ndabakunda cyane. Imana yo mu ijuru ibamere umugisha. Amen. Bye bye.